my friends. Ndabashimira cyane kuba mufollowinga, mugasubscribinga, mukalikinga, ndetse ndabasaba yuko mwazajya mukurikira video zose channel yanjye, abaje bwa mbere kuri channel yanjye yitwa Abidani P mu ijambo rimwe TV. Ubu ngubu tugiye kubatekera chicken. Abatazi chicken mu cyongereza ni ni inkoko. Tugiye kuyibatekera, tugiye kubanza tuyironge, hanyuma turangiza tuze kuyikaranga. Hano ngubu natanye ndo kubibereka, dore ngiyi. Hanyuma izi ngizi ni seleri, izi ngizi ni inyanya, aya ngaya ni amavuta tugiye kwifashisha, izi ngizi ni puwaro, iyi ngiyi ni salisa, uyu nawo ni umunyu, iyi nayo ni sali tugiye gukoresha. Ubu ngubu twatangiye tugiye kuronga. Hano ngo tugiye kuzishyira ku isahani. Hanyuma ngubu muri kubibona neza ko amavuta yacu yamaze gushya. Hanyuma ngubu tugiye gutangira turi kuzishyiramo. Kandi ugomba kumekinga sure yuko inyama zacu zitari bufate hasi. Zuhuka umwanya muto cyane kugira ngo zitaza gufata hasi, ndetse tuza gutegeza mpaka zihindura isura neza. Hanyuma ngubu nandi kwabwira yuko channel yanjye yitwa Abidani P, mu magambo make TV. Abaje bwa mbere kuri channel yanjye ni subscribinge, likinge, sharinge. Hanyuma tuzajya tubereka izindi videos zizajya zikurikiraho. Hanyuma ngubu nabwo twatangira turi kuvuga nanone ko ugomba kuza gufata hasi. Ndetse uba ugomba kumekinga sure yuko zose ziri mu mavuta, kuko zimwe zishobora gushya, izindi zo ntiziza gushya. Muri kubibona neza yuko ubu ubwo zari zatangiye kongera
niba n'ukuntu, ariko ntabwo zari zamera nk'uko tubishaka. Kandi ugomba kumekinga shuwa yuko inyama zacu zitari bufate hasi. Zihuha umwanya muto cyane kugira ngo zitaza gufata hasi, ndetse tuza gutegereza mpaka zihindura isura neza. Hanyuma ngubu nandi kubabwira yuko channel yanjye yitwa Abidaniti, mu magambo make TV. Abaje bwa mbere kuri channel yanjye ni subscribinge, likinge, sharinge, hanyuma tuzajya tubereka izindi videos zizajya zikurikiraho. Hanyuma ngubu nabwo twatangira turi kureba nanone ko ugomba kurushaho kuza gufata hasi. Ndetse uba ugomba kumekinga sure yuko zose ziri mu mavuta, kuko zimwe zishobora gushya, izindi zo ntizize gushya. Muri kubibona neza yuko ubwo zari zatangiye kongera niba n'ukuntu, ariko ntabwo zari zamera nk'uko tubishaka. Hello guys, hanyuma muri kubibona neza yuko ya magi yacu yamaze gushya neza cyane. Hanyuma ngubu step ikurikiraho tujya guhita dufatisha inyama tuzarure, kandi mujye muhara muri kudukurikira, sibyo? Hanyuma nzajya mbatera story. Hanyuma ngubu twamaze kuvanamo za nyama zacu. Hanyuma ngubu tujya kuvanamo amavuta, ariko tujya gusigamo duke cyane ko kugira ngo tuze gukoresha turi gukaranga ibirungo. Hanyuma ngubu tujya guhita dushyiramo ibitunguru.
tugiye gushyiramo puwaro. hanyuma ngubu tugiye kuzireka zanze zishyemo ukuntu. Now after we will put in the other salsa, which is showing you. After, let's first let it first cook it well until first get a color. We start putting in the tomatoes. You see it that now it changed the color, like how I told it to you. Now our ingredients are ready. Next time putting our chicken. Now you see that our chicken now it's ready. You see that our ingredients they are already cooked. Now we have to leave it by a time until first gets